aba babiri bari mu kiganiro ukureba uburemezi bw'abatura bari kurabamo kandi kibiro mu Kitagata Town Council. Professor Ephraim abantu babura tubakareba gakondo cy'amashanyarazi bahumure abana tunabatera yiraka kubera yange mutanye kwasabura roko hino ko kubasa gukora na pate otarwa pate ko kuba no robinga okuronda mizi omukoka sikuri yo mu rukiko no botari ko kuba ori omu parliament yabane discussinga especially ko kase ya NRM omukulobinjira abantu bayo iwe ko muntu no botariyo hati we noisha kugambira cy'abantu kandi noisha kubarobinjira cye. Professor Ephraim Kamuntu obiena aganira n'abatura na shabatura kwiharo kutera ubururu bw'empiha obukucyumba gizintunguko mbyanga hati tukaje kurubu abejo uga niba bakazi tuyayize agakomeza Kompas prewe mizi abwe raka kwenda kwenda kubo mtekandeje tuko mizi tuyayize bakatu tuyayize bakatu tuyihabengu ije akemyanya imwe agambaho ekora mamizi nkamuhito nkamarembo kandi icyo ngenda kutwara umuco kwebaza amaranchiti ya Kitagata yatangiye gukora programu yo kugira ngo amizi ngirukangaze muhito nareba line zimba zitimba Kamuntu najyambwe nshonga y'amizi n'amashanyarazi batangiye kuzikoraho kandi kigenderwa no kusiyo abantu buheriza Kamuntu akuzire no gusadai ubashi owe bagabaka iwe no gabaka muntu kandi rekamsebe abashe wayo owe amenyire ko makano jora wayo no kuzire ko nawe iwe yezwanye ni bagabra Katina msebe kamuda kuzi Weni ya msebe tunagambi kazi kwa urupe Kasha kwa Anta Tukunda